Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndabifuriza Pasika nziza. Turashima Imana yaduhaye Yesu, turashima umwuka wera wamuduhishuriye. Haleluya. Turashima Yesu wemeye gupfa ku bwacu akazuka mu bapfuye, urupfu ntirumuherane. Ndabifuriza Pasika nziza, Pasika nziza ku bari hafi n'abari kure, Pasika nziza mwebwe mwizeye Yesu Kristo, Pasika nziza bakundwa bene data. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Nshimye Imana mu mutima wanjye kubw'iki cyumweru tugezemo hagati, ndetse turimo turagisoza. Uyu munsi tuvugana ni kuwa gatanu. Mfite ishimwe rinini cyane. Iki cyumweru cyose cyabanjirije Pasika, tukaba tukikirimo ibihe byiza byo kwibuka umurimo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Tukaba turabo turibo none jyewe nawe. Mfite ishimwe rinini cyane nibuka imibabaro Yesu yagize ku bwanjye, akaba yarangize uwo ndiwe none. Fatikanya nanjye gushima Imana. Mukundwa unyumva, wowe ukiriho ukaburiho kandi uzabaho iteka kuko wizeye Yesu Kristo, fatikanya nanjye gushima Imana kubw'iyi Pasika Imana iduhaye ya 2024. Turimo turagendera ku ijambo ryanditswe mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa 2. Pawulo yandikiye Timoteyo ibice byaho ni 2, umurongo waho wa 8. Handitswe ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu bapfuye nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Uyu ni Pawulo wabivuze ahugurira umwana we Timoteyo yabyaye mu gakiza. Aramubwira ngo ajye yibuka Yesu Kristo, Yesu wazutse, Yesu utaraheze mumva, urupfu ntirwamuheranye. Ndashimira bene data bambanjirije mu kuvuga kuri aya magambo, mu kuvuga ku murimo mwiza Yesu Kristo yakoze ku musaraba wo kuducungura, umurimo mwiza wo kutwunga n'Imana Yesu yakoze atwungishije umusaraba yabambweho. Imana ibaha umugisha bakundwa bene data, mwarakoze kumbanziriza. Rero dukomeze tuvuga umurimo mwiza Yesu yakoze y'Igorogota. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5 umurongo wa 21. Reka tuhasome. Handitswe ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Yesu utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, kugira ngo wowe nanjye duhinduke gukiranuka kw'Imana. Turimo turibuka Yesu Kristo uko Pawulo yabibwiye Timoteyo. Aramubwira ngo nyamuneka ujye wibuka Yesu Kristo, wibuke ko yapfuye, ariko urupfu wibuke ko rutamuheranye, wibuke ko yabaye imfura mu bazutse. Yarazutse mu bapfuye, ni muzima. Imana ishimwe. Rero Imana yakoze umurimo ukomeye wo kuduha Yesu
kubw'urukundo yadukunze rutuma itanga umwana wayo. Ubutumwa bwiza Yohana yanditse 3:16 ngo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Uwo rero utarigeze amenya icyaha ahinduka icyaha ku bwacu kugira ngo wowe nanjye duhinduke gukiranuka kw'Imana. Urupfu rwa Yesu ku musaraba hari ibyo rwaduhesheje byinshi cyane. Haleluya. Twabonye byinshi ku musaraba. Twabonye imbabazi z'Imana, twabonye amahoro yo mu mutima, twahindutse abo turi bo. Kugira ngo wumve neza uzajya ushobora kubyibuka neza ubiha agaciro, nuko wibuka umurimo Yesu yakoze ku musaraba, ugahora wibuka. Ariko se wawibuka gute? Kugira ngo ubyibuke neza, mbuze uko mbivuga, ujye wibuka uwo wari we kera, wibuke uwo uri we none, hanyuma kandi wibuke uko ijambo ry'Imana rivuga n'amasezerano riduha kubw'uwo uzaba ejo. Imana ishimwe. Abo twari bo kera, kugira ngo ubyumve ubyibuke neza, Bibiliya iratubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero 2:10 haratubwira ngo kera ntabwo twari ubwoko, ngo kera ntiturakababarirwa, ariko ubu twarababariwe. Yego, kera twari tutarababarirwa, ariko ubu twarababariwe. Abo nibo turi bo none. Kera ntitwari ubwoko, ariko ubu none turi ubwoko bw'Imana. Ndetse usomye umurongo wa 9 ubanziriza aho ngaho, haranditswe ngo twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, n'abantu Imana yaturonse ite mu rupfu rwa Yesu ku musaraba. Kugira ngo uha agaciro, ujye wibuka ibyo Yesu yakoze ku musaraba, ujye wibuka uwo wari we kera. Nushaka kongera kubyibuka neza, uzasoma urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ibice byaho 2, usoma umurongo waho wa mbere umanuke ugere nko kuri 16. Ureba uburyo twari babi, twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose, twarabo kuzakirwa witeka, ntabwo twari tuzi Imana rurema. Bibiliya ivuga ngo twari umwijima. Ntabwo twari mu mwijima gusa, ahubwo twari umwijima. Ariko Pawulo yandikira Abaroma mu bice 5 umurongo w'8 arababwira ngo Imana yerekanye urukundo idukunda ubwo yatangaga Yesu ngo adupfire tukiri abanyabyaha. Mana ishimwe. Kera ntitwari ubwoko, kera twari babi, kera twarabo kugirirwa umujinya, kera twarabo gucirwa witeka, kera twarabo kurimbuka, kera nabo twari bo, twari umwijima, ngo twari kure y'amasezerano, tutazi Imana rurema. Bakundwa bene data, ariko ubuntu bubonetse, ariko haleluya, ubuntu bubonetse, bubonewe muri Kristo Yesu. Yesu apfiriye ku musaraba, duhinduka ubwoko, duhinduka ishyanga ryera, duhinduka abatambyi b'ubwami, duhinduka abaragwa b'ubugingo. Bibiliya igitubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu bice 3 umurongo waho wa 2 haratubwira ngo ubu none abo turi bo bakundwa, haravuga ngo ubu turi abana b'Imana. Icyakora bo tuzababo uko tuzasa ngo ntabwo kurerekanwa, ariko tuzi kimwe cyo, nuko Yesu niyerekanwa. Haleluya. Ngo tuzasa nawe, tuzamureba uko ari. Ibyo byavuye kuki? Ku rupfu rwa Yesu ku musaraba. Reka dusoma amagambo y'Imana yanditse mu buhanuzi bwa Yesaya, muhanuzi Yesaya ibice 53. Dusome tuhereye ku murongo waho wa 4.
haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Imana ishimwe, yarabyikoreye byose, yabyishyizeho byose, bakundwa bene data. Haleluya! kugira ngo duhinduke gukiranuka kw'Imana. Ujye ubyibuka ntukabyibagirwe. Umva nkuririmbire gatoya. Yesu ku musaraba yadupfiriye twese, yaduhuje n'Imana, niyo data wa twese. Yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe, yewe nawe twarababariwe. Haleluya! ujye wibuka umurimo Yesu yakoze ku musaraba. Yatwunze n'Imana Data, aduhindura abo turi bo none. Haleluya! kandi yatugize abana be, yatugize inshuti ze. Muzi ko yabwiye abigishwa arabwira ngo sinkibita abagaragu ahubwo mbita inshuti. Ibyo byavuye ku musaraba. Ujye ubyibuka, yatugize abana be b'Imana, yatugize inshuti ze, turi ishyanga ryera. Imana yadukuyeho umujinya w'iteka, turi abana b'Imana. Imana yaduhaye impano y'imbabazi, kandi dufite ubugingo buhoraho. Hari byinshi twakwibuka, kugira ngo ubyibuke neza. Ujye wibuka uwo wari we kera, uko Bibiliya yakwitaga. Wibuke uko kwita none, wibuke uwo uzaba we. Kera ntitwari ubwoko, ubu turi ubwoko. Kera ntabwo twari twarababariwe, ubu twarababariwe. Twaronse imbabazi, ubu turi abana b'Imana, kandi hari uko tuzasa. Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Imana ibaha umugisha, mugire Pasika nziza, mwibuke umurimo mwiza Yesu yakoze ku musaraba. Mwibuke Yesu, mwibuke imibabaro ye, mwibuke aho yatuvanye, mwibuke aho atugejeje ubu ngubu, kandi mwibuke aho azadutuza mu byicaro byiza yateguriye abera. Wowe wizeye ukomere, wowe utaramwizera wizere Yesu. Imana nibaha umugisha, Imana nibashyigikire. Mwese mugire Pasika nziza, kandi mbifurije na weekend y'umugisha. Yesu mwemere, mwongere mupfane na Kristo, hanyuma muzukane nawe. Pasika ibabereye umugisha kurushaho.